ariganda ndamumenya yakoraga muri Moria ibintu nk'ibyo bazana kuvuga ngo ayaryamana n'umuyobozi wa Moria uretse kwenda bishobora kuba ari ukuntu byari birimo kubeshya ibyo ngibyo akimara no kuvuga ngo abona abateka mitwe itafata ya posta nashyira kuri Instagram ye ayishyiramo kwa kundi ushyiramo agakubo ngo niki none ikintu cyaje kutubabaza niki icyambere yarasi ko si byacu twe tugiye gufasha abantu igisimba yaraje rwose Imana komeze namuru ko ridashira ibintu bigenda neza abana bufasha nyina bari bahari bushoboka niki ariko ikintu cyaje kubabaza niki nk'umuntu witwa Riderman twari twamubwiye ntiyaje pe ariko ni wa muniga uwo nyine wageze igihe cyabyara duhamagara avuga ati basa mwarambwiye ariko ntabwo nzazi cyakora mufate 2020 muzabihakoga abana bakora agatike Aline habe n'igiceri arangije ajya no kubyangiza gutyo nyuma yaje naje guhamagara umutipe w'umushito nzi ko ari very close kuri we witwa Isa ndambwira man Aline yaradoye mu keburi ya man ni n'inkuru yakoze arandika ngo mbonye yapfuye sinzi niwe post narayibonye ndetse uwo mpete waranamumenye murangira ajya kuri Arabiye yihanganisha mbonye aravuga ati rwose wihangane niki mani kwandika ngo umuntu icyo ni cyaha kiri penal Deka nongera mbaye ikaze bakunzi ba Cam TV Rwanda nizere ko meze neza mwese bamuherere nizere ko mbaye ikaze muri iki kiganiro nitwa Mabro n'ubundi ndi kumwe na Chris Kami niwe tugiye kubana muri kiganiro nk'ibisanzwe ngire ngo ni style biganiro mu menyereye cyane Chris ngwaye ikaze murakoze cyane umeze neza ndashima Imana nubwo mva Marburg iri kugenda ibikoroza niki cyorozo ndabona kiri kugenda kizana ibintu byinshi hari video nabonye ejo irimo gusirikira ngire ngo hari sinibuka niba ari itangazo rya Arabiye ryamaganye iyo video urumva bagaruraga video ya covid bavuga ingamba zaguma mu rugo nibiki ariko atarimo ijambo covid urumva abantu barikanga bati guma mu rugo iragarutse ariko yariko irebye uko aho bishya bishyira ubona nubundi ishobora kuzaza kandi ariko nta nibirenze guma mu rugo abantu nta n'impamvu yo kuyitinya ko bwari uburyo bumwe bwo kugira ngo barinde abantu niki urumva niba icyorezo cyica bakavuga ngo umunsi cyisha babiri none sigiye kizagera kwica abantu 10 uraza ko guma mu rugo itahaza niba urumva za ambassade zatangiye gufunga nk'iya Amerika ndetse n'ibigo by'amashuri nka kaminuza ya UK nayo yavuze ko ibintu byo kwiga baje mu ishuri byahagaze urumva rero nibikomeza kugenda gutyo niba mu ishuri bari kubihagarika mu amakaminuza akagira gute ama ambassade none subwo bizagiraho no mu isoko niki kandi ntekereza ko abone ubundi abanyarwanda babiciyemo nta bintu byahatari guma mu rugo se kuki bayitinya ni gute utayitinya ahubwo guma mu rugo basibye ko nabise twabigarutseho ubushize abantu bashobora kuba ngo barabyibushe cyane abandi bakanarya neza guma mu rugo nibwo abantu unasanga hari abantu bari babaye fresh kuruta leta yameneramo niki ariko umvira ndwara ni ihangayikishije navuga ngo Afrika muri rusange usibye kubungire ngo mu Rwanda ni ifite uburemere ufite uburemere cyane usanga muri bibindi bihugu bituranye n'u Rwanda batarayivuga ariko nanone u Rwanda hari ukuntu rugira gutya rukareba ikintu mbere yuko kigira ndibuka nko kuri covid itaraza ngira ngo ari kino mu China noneho bakora inama y'umwiherero w'abayobozi His Excellency yirukana ministre kubera ko bamubajije urumva hari hagiye kuba umwiherero bahamagara ministre w'ubuzima yari Diane Gashumba baramubaza se hari udukoresho two gupima abantu bazajya mu mwiherero icyo gihe covid ikiri muri China Diane muri ministeri ati turahari ariko nyine barabeshya niki baza no kumwirukana mbere yuko mwiherero uba His Excellency arana yabivuga aravuga ati nabi ariko urumva yabikoze mbere yuko covid inagira so impamvu yenda mu Rwanda basanga n'ahandi hari ariko mu Rwanda yenda ibintu bahita babirebera hafi niki byarumvikana hanyuma reka twigire mu makuru agiye atandukanye arimo kuvugwa muri imihanda turagenda dukora ku nkuru nyinshi zitandukanye ariko hari inkuru maze nk'umunsi umwe ibiri gutya irimo kujishikana ejo bundi ngira gutya mbona video
y'umukobwa wifitiye umusatsi utari muke w'umuadeperi avuga ati burya mureba ngewe narafungishijwe ubu ngubu mvuye no muri prison kubw'impamvu za Gahongayire. Iyo nkuru warayibonye? Narayibonye, ariko nta kuri Ariga ntago byantangaje, kuri Aline Gahongayire ntago byantangaje. Aline buri hari igihe hari ikintu kijya kiba bro, hari ibintu byo biba muri iyi si ukabona umuntu imyaka igashira indi gataha abantu tumuzi nk'umuntu mwiza wa danje, umuntu umeze neza, ariko ugasanga ibintu biragenda byuruka umuntu nyine agenda agaragara tugakiye gake bajya bavuga ngo 40 bo ariko ntago mvuze ibisamo ni ya minsi 40 ugasanga iragize, kuko nta wari uzi ko uyu munsi yenda dore ku ngero abantu bari kugenda babona, nta muntu wari uzi ko Robert Kelly uyu munsi yabari muri gereza, nta muntu wari uzi ko PDD yabari muri gereza, kandi ku bintu bakoze mu myaka hafi ya za 90 uyu munsi imyaka 30 irashize. So kuri Ariga rero ntabwo ari ibintu ngewe byantunguye, nubwo nanone ndafite amakuru kuko nta rwego rwabitangaje uvuga ngo uyu muntu yafungishwe na Ariga, ariko nanone uriya mwana nabwo ntabwo namuhakanyije na kwijana. Kubera iki? Muri 2017 ngewe twakoze akagroupe, urumva natangiye itangazamakuru nitangira muri gospel, ibintu Ariga ndamumenya yakoraga muri Moria, ibintu nk'ibyo bazana kuvuga ngo ayaryamana n'umuyobozi wa Moria, uretse ko yenda bishobora kuba ari ukuntu byari birimo kubeshya. Ariko Ariga icyo gihe Moria yari company nini nk'uko twavuga ngo AIP itegura ama concert y'abahanzi mu ariko gospel, niyo yakuteguraga East African Easter celebration ya Pastor Bizimana, yateguraga ibitaramo binini cyane, ba Mahelangu nibo babazanaga niki. Noneho icyo gihe abahanzi badanje bari bakomeye muri gospel, yari Pastor Bizimana, yari abo ba Serge n'aba Gahongayire nyine n'abatonzi n'aba ngabo, mbonye ntabwo araraza cyane nyine. Noneho nari nsanzwe muzi duhura mu concert niki. Noneho tuza kujya muri concert y'umuntu witwa Serge Inyagatano, Ikayonza, ni mu kigo cy'amashuri cya New Life. Noneho yari concert Serge turajyana baririmba bagira gute, iyo concert bashakaga ko ijya mu biganza bya Moria Aline Gahongayire ntabwo ari umuyobozi wayo, ariko ari wa muntu uvuga dikijyana muri iyo company. Man, ibaze ko iyo concert twahigiyemo bakabuza abanyamakuru bamwe bakoraga ku Nyarwanda, ndavuze amazina ariko abanyamakuru bari bakomeye muri industry, bakabuza kwamamaza concert ya Serge. Icya kabiri tukagenda babandi bo nta na concert bari bafite, bakabishyura amafaranga yo kutajya muri concert ya Serge kwikavaringa. Icyo kibi cyambere. Icya kabiri muri 2017 mbere yo kujya cya kabiri uvuze Moria, ariko nanone bihuriye he na Gahongayire kwishura kuko ntago yari umuyobozi, ariko n'igifiki ndikuvuga ngo man, hari igihe umuyobozi aba ari umuyobozi wa company runaka, ariko aragakingirizo, kuko Aline Gahongayire icyo gihe kuri icyo gihe afite amafaranga kandi yari umuhanzi anakora muri Moria. Ariko noneho reka nkubwira ushobora kuba umuhanzi, nibyo ndikubwira, ushobora kuba umuhanzi mu kintu muri Rebo, ariko nanone duspose reka nkubwira nk'ubwo tuvuze nubwo tuza kwigaruka tuvuze 1:55 AM uyu munsi ni ya Coach Gael, ariko uribaza ko abantu Coach Gael asinyisha Melody nta ntuza bafiteho, atamubwira ati yahuyu atuye umutwe tumupowe, ntabwo ari boss wa company, ariko nanone afite mu ijambo rinini, kwako n'umuhanzi munini, kwako nanone avuye muri ntuzeye yabirangiye. So Aline Gahongayire nawe niko byari bimeze. Concert y'umuntu witwa Serge irafloping. Tuvuye muri concert man, haza makuru sinzi ngo Serge yararimo ngo asoma abakobwa, mbese urumva umuntu wa gospel yenda bivuze ku muntu wa sekira ntaribi, izo nkuru zirasohoka. Serge arabizi, ntekereza ko Serge kugira ngo agenda anamanuka mu bintu bya industry, umuntu witwa Aline Gahongayire abifitemo ukuboko. Icyo kibi cyambere ngewe none ubwanjye muri 2017 dutegura akantu ko kuvuga ngo ari company kuvuga ngo tugiye gufasha abana. None ako kantu tuza gufata abana batatu
bari papa wabo na mama wabo bitabye Imana mu cyumweru kimwe b'inyamasheke ngewe njya kubakora ka documentary tujya kumva tugira gute turangije none turavuga tuti reka muri ibi bintu dushaka abantu bazaza gufasha aba bana dusaba sare y'umujyi wa Kigali baranayiduha none turavuga tuti urumva twebwe nta muntu wari uzwi n'iki reka turebe bibura abantu bafite amazina akomeye bazaze baba hari ku buryo nabandi baza urumva gisi nabaga muri gospel nyine Aline Gongora nagiraga nambaye nari nanamuzi ndamwandikira kuri WhatsApp nambwira rero dufite agakorwa kanaka ko nanone impamvu nabimubwiye nari nzi ko ari umuntu usenga koko icya kabiri nawe yarafite icyo twita Ineza family ifasha ndavuga ati yenda ashobora nawe yumva ikintu cyo gufasha birahita ni muri kariyeri araza nge numvaga cyo twamushakiraga gusa nukwemera kuzaba hari gusa cyangwa se no kudupostingira ku Instagram ati hari abantu mbese ako kantu konyine sare barayiduha twagomba gukora ariko wa gatandatu ariko bayiduha gihe twari twatumiye abantu benshi twatumiye abantu benshi ku rwego rwa presidence bagomba kuza bari baduha sare ku wa kabiri tugomba kwikoramo ku wa gatandatu bigeze ku wa kane nimugoroba bahamagara Aline barambwira bati mujyi wa Kigali mujyi wa Kigali ngira ngo mama witwa Emeline I think naho tari Solange wamuhamagaye ambwira ati Aline hari ibikorwa twabonye muzakorera hano ati none muzaza amasaha ni saa 3 sangaye none urumva icyo twe twamushinjije ntabwo ari wabiteguye nibyo ariko agomba kuhita avuga ati rero bya bintu byanyu baramamagaye muzajyayo sangaye cyangwa se mubahamagare mubabwire kurumva bo nabo barebye wa muntu uri public figure bahamagara Aline Gongora yese avuga ngo ibyo bintu ntabyo nzi baramubaza nari nabimubwiye baramubaza bati se nta bana n'iki baramusobanura uko ibintu bimeze kuko yagomba guhita byumva ko nanjye nari bimusobanuriye yego aravuga ati abo bantu nabateka mitwe barangije sare y'umujyi wa Kigali barayitwima babitubwira kwa gatanu bucya dukora kwa gatanu twatumiye abana batwavanye Nyamasheke baje bari muri famille aho ngaho i Kigali kugira ngo tuzakora ibyo bikorwa kwa gatandatu yego ikintu twakoze urumva byari bigeze ku wa gatanu tugomba gukora ku wa gatandatu abantu twabatumiye n'iki bagisimba bose twabatumiye bose twababwiye ko ari sare y'umujyi wa Kigali twafashe abantu bo muri ntuze yacu tubajyana kwa gatandatu tubajyana kuri sare y'umujyi wa Kigali abantu batatu ku buryo baza umuntu yaza avuga ngo waje muri bya bintu bagatambira ati rero byahindutse ugiye gukorera muri sare ya Rwezamenyo impamvu no kubera iyo sare nanashimira umumama rwose wari social affair yaradufashije pe twese tumubwira ikibazo none waraduhaye impapuro nyine zirazo mu murenge kugira mutangira organization ye turamubwira ahita tugatoke muzaza mukorera hano nta kibazo ahita duha sare y'umurenge wa Rwezamenyo none umuntu akazajya ababwira ati mujye rimwe na rimwe hakaba ari abantu nyine bumva ibintu byahindutse ntaho tukigiye man twisanze muri sare turi bake ariko beza dukora ibikorwa birarangira noneho kuri ibyo ngibyo akimara no kuvuga ngo abona abateka mitwe ahita afata ya post anashyira kuri Instagram ye ayishyiramo kwa kundi ushyiramo agakubo ngo niki none ikintu cyaje kutubabaza niki icyambere yarasi ko si ibyacu twa tugiye gufasha abantu igisimba yaraje rwose Imana komeze namuru ko ridashira ibintu bigenda neza abana bufasha nyina bari bahari bushoboka niki ariko ikintu cyaje kubabaza niki nk'umuntu witwa Riderman twari twamubwiye ntiyaje pe ariko ni wa muniga uwo nyine wageze igihe cyabyara duhamagara aravuga ati basa mwarambwiye ariko ntabwo nzazi cyakora mufate 2020 muzabihakoga abana bakora agatiki Aline habe n'igiceri arangije najya no kubyangiza gutyo nyuma yaje naje guhamagara umutipe w'umushito nzi ko ari very close kuri we witwa Isa ndambwira man Aline yaradoye mu kiburi ya man yatwiciye ibintu buriya n'uyu munsi tugiye gusaba sare ntabwo batwongera kuyigwana twa tugiye gukora iki buriya yagiye twiciye ibintu araje aravuga ngo uno kubera ngo twari twakoze post mbi nyine ikaraka afishe ngo twagakoze ngo yari mbi turamwe ati nyine ni ubushobozi bwacu nyine cyakora ntabwo yari designinze neza nyine narunaga ari y'abantu biga ariko ntabwo afishe ari none se ngo nafishe ngo yari mbi ngo kumuyimubona ho ngo cyafishe ngo kimeze nk'icyumuntu uri kwiga
icyo kintu ngo nicyo cyonyine. Ibyo birarangira Aline biba gutyo. Ejo bundi aha rwose nta n'amezi 3 ashize mukoraho ikiganiro, mukoze ikiganiro umumama arampamagara wo mu Burundi arambwira ati Chris wampa nimero Aline, ndamubwira ati reka banze mubaze Aline, ndamwandikira ndamubwira ati nakoze ikiganiro dore umudamu ushaka nimero yawe ni iki. Aline arambwira ngo ntuyimuhe. Wa mudamu ndamubwira rero ntabwo nyine nashaka ko nguha nimero tu. Sinzi ukuntu wa mumama yayishuguritse arayibona aramwandikira ambwira ati yari n'umufana gusa kumubwira ati ndagukunda nkunda indirimbo zawe nkunda ibikorwa byawe. Ibase ko ngo yasa mu broka n'uyu mumama wo munsi turavugana ambwira ati Aline ari irya koko. Ati naramwandikiye mbwira ati ngiye nitwa Kanaka ndi umurundi, ati ndi umufana wawe nkunda indirimbo zawe ziraduhezagira bya bindi by'abarundi. Ati yanyamboroka. So Aline rero ko abantu image bamuzimo mani ntabwo ntekereza ko ari yo ya Aline in nature. Ntabwo ari uri Aline tubona mu social media. Ntabwo wenda bishobora kuba ari uburyo kuko hari na interview nawe yatanze mu munyamakuru ari mubajije ari uburyo bwo kugira ngo bamuhungabanye kubera donc batume ibikorwa bize nibiki arimo gupanga bitaja ku murongo neza kubera ko ari mu bantu ngire ngo barimo guterwa amabuye cyane. Ntabwo ari ubungubu bitangiye nko bivuze ubwo rugero watanze n'urwa kera. Kuki noneho nyine ari we bari gufa erega kubera ikiza ari we bahitamo gutera amabuye. Turi muri gospel wari wabona umuntu atera ibuye Mbonyi. Oya buriya nawe ntabwo byabura wenda dushobora kuba tutabizi neza. Mbonyi ni umuntu munini ku buryo bamutera ibuye ubuyoberwa. Ni umuntu munini wari wamwumva. Impamvu umuntu agira iyo biza kuba nk'ibyo bintu biri ku muntu wa Sekira ntabwo byari ibintu bya danger. Impamvu nukubera ibyakora Aline ni wa muntu utari ngewe ni ambabarire ngiye kubivuga. Ni wa muntu ushaka kuba muri Sekira ariko ari umugospel, ushaka kuba ubuzima bwa Sekira ariko ari umugospel. Urumva bwa Sekira ni bwa bunze ho gushaka kuvugwa cyangwa oya rwo gutwika zinji ni 20 niki tu bride shower tw'abantu baze mbese abaho mu buzima bwa Sekira. Urumva n'abantu bari very close kuri we n'abasekira kuruta aba gospel. Hari ngira ngo ni breast hari ikigroupe bari barashinze ngira ngo bagiye bashwana. So Aline ubundi ese navuga ngo iki ese nyine ndi kuguha urugero rw'abantu babaho ubuzima bwa gospel koko bakabaho ubuzima bwa gospel. Umuntu witwa Mbonyi ni umugospel ariko abaho nyine ubuzima bwa gospel. Aline rero ni umugospel ariko abaho ubuzima bwa Gisekira. Ariko ubwo buzima ushobora kuba uri kuvuga ni ubuzima ngire ngo buri private bwihisha kuko uja baretse nkubaza wari wabona buri kanya urabona hari ibintu abantu bajya bakora aba YouTuber reka mvuga aba YouTube hari ikintu cyabaye yenda hari saga yabaye noneho bakabona wa muntu yenda wagize saga runaka ntabwo abantu bari bumubone kugira ngo atange interview bagatara nk'umuntu ufite izina runaka ati ngwino uvuga kuri ya saga yabaye ari nego ngo barabimukoresha buri kanya wari wabona Mbonyi. Oya nawe ubwe bwingire ngo niyo nawe ubwe interview niyo yasohoye indirimbo ngire ngo n'igihe atayikorera yego niyo mpamvu nkubwira ngo nyine Aline ari kuba muri bwa buzima bwo gutwika kuri social media ariko ntabwo ari kuba ubundi hari gihe bavuga ngo nyine iby'Imana hari uburyo kibigendamo n'iki uzare ubu ngubu mu bantu n'urugero nubona Aline n'urugero yakoze concert n'urugero baretse ko yenda ataziheruka ariko aramutse azikoze uzabona abantu bari very close muri close yiwe muri ya concert arabasekira juste abantu baba muri bya bindi by'intuza ariko Mbonyi nakora concert abantu bari very close ntaba gospel nyine aba bakers ntaba gospel abacuranga ntaba gospel nubwo muri Sekira bari mu bazi no gucuranga ariko no muri gospel barimo. Mbonyi ntabwo uzumva agiye gukora indirimbo kwa Element, Mbonyi ntabwo uzumva agiye gukora indirimbo kwa Clement, Mbonyi ntabwo uzumva agiye gukora indirimbo sinzi kwa Kizi ariko ari nego ngo yabikora ndetse cyane ariko
ariko ntabwo bibuza nyine ibyambonye biri kuri side ni gospel nyine kuko aravuga ati ibyo ari byo byose ibintu birimo no gusenga nzane n'umuntu byiburuzi no gusenga n'ikintu turi gukora yumve ko ari ikintu ndashobora no gusengera dufata akanya dusenge n'iki ariko se nyine urabona n'urugero ngiye gutanga si ngende nyine uko ibintu biba bimeze umuntu wo muri Sekira uramuga ati yenda suppose uhamagaye nka band runaka ugati tumuzije kuncurangira baza nyine bacurange sometimes niba nava mu kwa kundi bari backstage binywera inzoga n'iki bongera akazi kabo so gucuranga se ariko mbonye bareba babana bakavuga ati ibyo byose abantu niba baba no kuri backstage na babana bashobora no kuba ati muze dusenge akavuga ati abantu nyine bituma bya bintu byawe bikomeza kuba ibintu binini. Gahongayire amaze iminsi ngire ngo avugwa muri ibyo bintu hari urugero wagiye utanga za kera hari bise nk'ubitiramo n'urugero rwa Theo afungurwa hari amakuru menshi yavuze nubwo Gahongayire kuri Aline Gahongayire bikubitiyo ni video n'ubundi twavugaga n'ubundi twavuze muri introduction ariko ikindi Aline abantu batajya batenaho konte cyane ariko kinagize Aline Gahongayire ni wa muntu uri muri gospel ariko nanone akumva ari umuntu wa danger kubera iki byari byose ni even na background ye ndimwemera ko umuntu watari ariko afite na profile itari ntoya ni wa muntu ntekereza ko kuvuga ngo nkura mukobwa niwe turi bavuga ati narafunzwe nagize gute yenda uwakora amakosa buri wese ashobora kugufungisha bitewe n'amakosa amakore ntekereza ko inzego zitamufunze kwa ko ngo Aline zamufunze nda kubera ibyo yagize kubera amakosa yagize ariko nanone hari ikintu kitwa ngo hari no kubabarira yuri mu bintu by'Imana nyine mu by'Imana uri mu by'Imana ariko n'aba gospel amategeko arakora ariko hari igihe reka mbwire mani ikintu kimwe muri ngira ngo 2020 cyabiri na 2022 sinza hagati aho ngaho mbonye aranyangara ko ndi kumukoresha cyane niwe mu gospel nyine uyu munsi uri kuri top hari umupeti wakoze post ni n'inkuru yakoze arandika ngo mbonye yapfuye sinzi niwe post narayibonye ndetse uwo mupeti waranamumenye murangira ajya kuri RBA yihanganisha mbonye aravuga ati rwose wihangane n'iki mani kwandika ngo umuntu icyo ni cyaha kiri penal muhita ufungwa interview kwa kundi batumira umuntu kuri RBA bakaba mu guest mu makuru mbonye baramutumira avuga ati wabonye abantu bagize ko apfuye arangira avuga ati yari namaje kwandika post aravuga ati ariko ibintu bya views ibintu bizazana n'iki yabi commenting aho ariko barabaza kumubaza ko kandi aravuga ati rwose ntabwo muzi sinifuza kumenya ariko naramuba baramubabari ntabwo byamufasha umwanya ngo ajye kwirwa atonze umurongo kuri RIB ngo ariko ngo ari umuntu wanyanditseho n'iki so hari ibyaha na RIB nayireba hari ibyaha RIB igenza kuko ibyibwirije hari n'ibyaha bisaba ko niyo yabaye bibonye ariko bigasaba ko nyiri ubwite ajya gutanga ikirego so yitatanze ikirego ajya ugatoke niba ari wa muntu w'umugospel ntekereza ko uriya mwana kereka se Aline yari umuntu agomba hari icyo twita nyine mu by'Imana hari icyambere kubabarira nyine ntibari nataki mutima w'imbabazi ntibari natakigira hari n'ikindi iki kigenda cyerekana ko ari umuntu utari nyine ushyira muri gospel ariko mu by'ukuri behind atari mu gospel izo ngero wavuze hari abantu benshi bazi story ye n'umugabo we hari amakuru menshi yavuze aravuga ati Aline mubona umugabo yavuze ibintu byinshi kandi uyu munsi umugore bashakanye baba muri Amerika bameze neza bameze fresh so Aline rero niyo mpamvu mvuga ngo abantu baza kumenya Aline ninde bazumirwa ariko abantu kubasobanurira nk'ibinyindi kuvuga kuri Aline bamenyereye ku ma foundation yo gufasha abana b'imbabare kuri story ye na Bosco turayibuka amutungura ibiki gufasha abana b'imfubyi kugira gute donc Aline kuko nubaza umuturage munsi Aline ninde arakubwira ati ni Aline ufasha abantu nyine ni bya bindi babona inyuma none se kuri story ye na Bosco si niyo Bosco uvuga none se ibyo Bosco ntiyariraga akavuga ngo amafaranga yose aba diaspora boherezaga Aline yasagiraga na Emirene hafi $150,000 nta evidence ariko no niba umwana avuga ati nge nta kintu bampaga amafaranga yose yazaga agiye gufasha uriya muntu ufite ubana n'ubwo bwo kutabona amafaranga bayishyira mu mufuka nese Aline nk'umuntu ufasha nyine ibyo niyo mpamvu mbwira ngo hari ibyo bakora ariko ari business it was business twe tubibona mu buryo bwo gufasha ariko inyuma yabo ari business aba ari business rwose
Okay, ubwo ngubwo ndakeka ko ariko uriya mukobwa hari n'abavuze ko umuntu uvuye muri prison ataba ameze kuriya dasa kuriya. Ati no se umusatsi wa ADPR si bwo ngubwo muri prison bibaho. Ati nkaba wenda warayivuyemo kera wenda mumbera gufungishije ikindi gihe kitariki. Oya icyambere ntabwo numvise ikiganiro cyose nkirangize ntabwo nzi niba yaragiye mageragere yaragiye muri gereza ariko bura n'umuntu kujyanye kuri station yari ibuwa basomeze n'ubuvunze yenda ashobora kuba yaramufungisha aho ngaho bakamara iminsi hariko hari abantu batajya mageragere bakagarukira muri ribu no muri pariki icyo gihe rero ntabwo bakogosha ubundi wogoshwa yo wamaze kugera i Madrid nibwo wogoshwa ikindi ashobora kuba ari impamvu ikintu kimwe yenda atarageze muri gereza nkuru icya kabiri ashobora kuba yaranatanze ikiganiro amaze iminsi avuye ko ntekiza ko atavuyeho ngo ahite yicara kuri kamera ntabwo henda abanjana na healinga banza kwiyondora n'iki afata imbaraga zo kujya kuri kamera gusa uko byagenda kose ngire ngo abantu bafite izina nko babivugaga baravurwa ejo bundi nabonye abantu bari banamwibasiye cyane ngo yananutse bikabije ubwo ngubwo sinzi ngira ngo nawe warabibonye nabibonye bamwe batanya kwangana arwaye yagize gute ariko no kurwana ntabwo ari ibintu bya hatari kimwe nuko nanone ashobora kuba ari kuri regime ko ari uburyo hari igihe cyageze nyina batabona wabyibushye bigize so rero ntekiza ko nawe icyambere yashaka kuba watireka nkomeze njye kuri taye ikindi umuntu ashobora no kugira utuntu reka tubazo n'iki birumvikana kamereka tuje ku ejo bundi nabonye video ya Meddy mbona na commentaire z'abantu kabisa bitewe n'ibintu yari yavuze bisa nibiremereye abantu batangira kuvuga bati burya umuhungu ashobora kuba yaragize trauma atagikunda cyane ibintu byasekira n'ibiki mbona n'umuntu wabisanishije n'ibindi bintu byinshi bikomeye cyane kubitwa n'umugore n'ibiki byose ubuhamya bwa Meddy warabwumvise narabwumvise ngira ngo sini concert yabaye ku cyumweru I think ni ku cyumweru ibera muri main yego Meddy man hari uruhande rumwe kuri nge kuri side yanjye itandukanye n'iyabandi Meddy mufata nk'umuntu w'umugabo bro buriya biragoye kuba uri number 1 recording artist mu gihugu runaka kabiri uri umuntu maze gutrendinga muri Africa Meddy baramuzi gatatu ufite fame nk'uriya musore unakunzwe nk'uriya musore yego man ngureke ya kariyeri ujye mu bindi bro biragoye kira ni igitambo gikomeye cyo ni cyambere icya kabiri Meddy yagiye byatweretse ko Meddy yagiye yafashe umwanzuro koko awufasha utekereje hari kiganiro ari ntuzaye nigize mbona live ya Instagram ari kuvuga ngo ibi bintu byasekira ibi by'imiziki hari yushimisha abandi wowe utishimye abantu kurumva bakora imiziki bagashima bakayibyina mu kabare ariko wowe utishimye ikindi aravuga ngo buriya ntabwo kuri abantu ukajya kuririmba abakobwa bakarira ntabwo ruba rurukundo ntabwo baba badukunze ahubwo just ni amarangamutima niki ahubwo nyine nta rukundo rwanya ruba muri biriya bintu ushobora kubona stade yose Meddy ariko nta rukundo rurwanya rwo ruhari arabati rero ngiye ibintu narabibonye boss ibyo ntekereza ko byatumye agira ariko abitekereza abona koko yibuka n'iki Imana yamukuye n'iki buriya Meddy ariko nanone ntekereza ko uhereye hasi ukazamuka Meddy uzumu ex we yeka nta mu ex agira ariko buri ntawe oya bakabaye nyine ngiye n'umuntu muzi muri comment amwandike umu ex wa Meddy wenda ni kwa kundi ubuzima bwe busa nkaho buri private uriya muniga ubuzima bwe bwari private yego so n'umuntu warinze nyine arinda ibyo bintu ikindi akaba ari umuntu uri serious bro utajya mu tuntu twa prank nk'utu tubona indirimbo igiye gusohoka akayitwikira agakora utudrama ni wa mutipe tumva mu madrama menshi utagira gute kandi ukora ibintu bya kigabo so ku buhamya bwe rero narabwumvise byari byaravuzwe mbere ko Meddy akubitwa n'umugore yego ariko we yarabihakanye yego ngiye ndebye ibyo yavuze ntabwo yakubitwaga n'umugore ahubwo barashwanaga
bapfuye iki kubera Meddy agiye kuririmba ari kumwe na madamu abakobwa baraje baramusagaye ariwe bashaka kwifotozanya n'iki nk'umugore nawe wagira akantu kiki so ntekereza ko ashobora kuba one yararetse Sekira kugira ngo yubakwe urugo rwe nk'umuntu w'umugabo icya kabiri yarabiretse kugira ngo akorere Imana yaragize umuntu inspiring akamara ati nyamara wagira gutya wenda reka tugaruke kuko gukubitwa ko niko abantu benshi bagiye bavugaho niba hari uburyo uvuga ati hari uburyo twagiraga gutya nyine okay reka turajye kuvuga ngo wenda yaramukubitaga ariko hariya ni nkaho yavuze ati n'igihe twakubitanaga ariko natwe dushyize mu gaciro urebe Mimi urebe na Meddy Mimi yakubita Meddy ariko buriya hari abantu bureba kuri akamubwira ati oya bo ni kwa kundi umwana kandi wibuke ko bari muri leta zunze ubumwe za Amerika yego ariko nyine ni kwa kundi umuntu umudamu ashobora kurakara akakubita nk'urushyi ati ntabwo umunsi ariko ntabwo avuga ngo uko abantu babivuga undebye ko ama interview bafata amafuta bagendaga bakora nyine wumvise context babivugamo ati nimwo umugabo bari mu nzu umudamu atamukubita cyoza birabyombo ngira ngo ariko ntabwo ariko byari bimeze nabi yenda nako kwa kundi umudamu nyine ashobora kubita nk'urushyi ariko ukabuta amusubiza nyine ngo tisheri yihangane niki cyangwa se akakura umuziki w'abadamu akakuruma akarakara akagira gute n'umujinya ariko nakiza ko nta byacizwe kwa ngo yakubitwaga n'umugore ushingiye wenda kuri izo mpamvu ebyiri wavuze kuba wenda yarabiretse kugira ngo yite ku muryango kuba wenda yarabiretse kubera wenda tagishaka ibintu bya Sekira nshobora gutekereza ko wenda ibyo bintu wakabirutishije abafana benshi nubwo wahise ko batagukunda cyangwa se reka tuvuye bagufana ibyo bintu wabirutisha abafana benshi bagufana man buriya none se yo ikintu kimwe bo ntabwo ndakizwa cyane byo gukizwa cyane ariko hari abantu benshi bagiye bareka FM bagakurikira Imana iyo umuntu ageze mu gihe bro hari igihe bro uzumve n'urugero ngiye kuguha uzumve yo wagiye ku kiriyo mwagiye gushingura umuntu runaka waruzi ari very close kuri wowe ukagenda rwose kwa kundi bari kumumanuramo mu muntu ze mumva bro ibintu bitekereza nibiki urebye uhita wowe witekerezaho ubwawe ukavuga ati Mana yanjye mbese ujya kure muri ibyo bintu ukavuga ati sengewe niki mbese buri wese hari ibintu abari gutekereza yitekereza we ukavuga ati Mana yanjye kana karagingewe se wazi jo mundi man hari igihe kwa kundi bura kanya kanyu ufatiranye bari abantu bari hariye burese bayicuza avuga ati Mana yanjye jusco nibye Mana yanjye nguyangize gute so hari rero kigera umuntu akabona ko ubu buzima nkuko abantu babitwigisha ari buto kuko tienda muri sinzi igihe nzagendera ariko nanone ese ngiye nagenda gute so hari abantu rero icyo kintu bagiha agaciro bro nuza kuri akuntu abantu bajya ukabona nk'ibintu byabereye mu muhanda abantu bari gukora ibitaramo abantu bakihana hari abaza kwihana koko kugira ngo bagire ariko hari nabihana banagiye bakagenda banagiye umuntu agakizwa gutya akagenda nanagiye ikindi kiyongereye Meddy numu artist icyo nicyo cyambere ashobora no gutekereza akavuga ati none se uyu munsi tuvuga uyu munsi turi kuvugana umuntu umuhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ubu tuvugana umuntu tweze Mbonyi ngende kuri fast oya ntabwo ari mu bahanzi ni n'umuhanzi wa mbere ngende kuri fast ngiye kukubwira enye cyangwa eshanu Israel Mbonyi niwe muntu wa mbere uyu munsi turi kuvugana ntekereza ko ufite urubuga rwa YouTube ruri hejuru niba atayinganyiga Meddy yamaze kumurenga kuko bari hafi aho Meddy ngira ngo ni 1,300 Israel nawe ushobora kuhageza 1,300 hafi na 400 tuna genda gutya yari maze kurenga Meddy iyo ni fact ya mbere kabiri Israel Mbonyi niwe muntu ujya mu gihugu cy'amahanga kitari u Rwanda akagira reception iri ku rwego rwo hejuru akuzuza veni batanze nta wundi muhanzi w'umunyarwanda barabikora ndaguha urugero Israel Mbonyi yagiye muri Kenya Israel Mbonyi yagiye muri Uganda yego aho hose ibintu yakoze abantu barabizi babirebe kuri YouTube ibyo bihugu Ben yagiye muri Uganda Meddy yagiye muri Kenya aho hose bose ubarebe urebe amaveni ngira ngo Meddy yari yaririmbe mu kabari Ben nawe yibara akantu hameze nk'akabari Israel Mbonyi bamuhaye stade the same way na Uganda arayuzuza
icyo ni icya kabiri kandi abantu bose bazamo ntabwo ari aba pastori baje bose baragira Israel Mbonyi mu Rwanda niwe muntu wa mbere w'umuhanzi wenyine uri solo umaze kuzuza arena 5/12 bazamushyira muri stadium so ntawe ni munyarwanda ntabwo ari we wenyine ninde wundi wujuje arena w'umunyarwanda ubwo se ntabwo uyu mu gospel wundi bamwita nde muto yitwa nde uheruka gukora concert muri uyu mwaka ushize ninde amubwire ninde mumbwire yari ari kumwe nande yari wenyine cyari igitaramo cye ndaza kumwibuka uze kumubwira ndaza kumukubwira nta musekiro urayuzuza niyo Bruce Melody bariteranije abasekiro baje ntabwo baze cyari igitaramo cye yego barabumva harimo aba bose tuzi ba Riderman ba Christopher bande bose bari barimo ikindi atumira bo hanze sare ya Kigali Arena yari cagase ko ari sold out iyo post ntago wayibonye sold out gute icyambere arena ijyamwe abantu 10,000 bicaye neza sold out urambwira gute seri muri covid zingira ngo yari muri covid irenzeho gato yari sold out gute kandi amabwiriza arahari ko umuntu yagomba kwicara hagacamo intebe imwe undi akicara yabaye sold out gute bivuga ngo rero kuko umwe aricaraga hagacamo intebe undi akicara gutyo niyo mu mategeko ya covid yarahari ntabwo kuvuga ngo banze kugurisha amatike no ntabwo ngo abantu ngo hari abantu babuze uko binjira ko iyo myanya igize ahubwo icyamufashije ni kubera ko kantu kari karimo nubara abantu bari barimo bari 5,000 uri kugenda usimbuka intebe yego niko bizari bimeze kandi ntabwo ngo nicyo cyabyishe ntabwo yaveba leta ngo bagiye bashyiraho izo ntebe niko gahunda yari imeze ariko nanone nta nabantu bavuga ngo twabuze ko twinjira muri concert ya Bruce Melody ahubwo ako kantu karamufashije ukareba ukabona yuzuye ariko ubaze koko umutwe ku mutwe n'abantu 5,000 bari muri salle kandi yari yakoze korabo y'abahanzi bose tuzi bose oya hariya ni performance y'umuhanzi wenda uje kugufasha kimwe nuko nambonye nawe wenda mbere yuko aza kuri stage hari wenda nk'umwana muto cyangwa se undi wabanje guperform ibyo ntago ariko biratandukanye Aimable biratandukanye ari MTN festival ntabwo Aimable biratandukanye impamvu bitandukanye niyi Mbonyi kuri post urebe nk'iyo uyu mwaka ushize umbwire undi muntu wari uri kuri post oya ntawe yego none Bruce Melody buriya ngiye nshobora kubanda kuda Bruce Melody ariko none agashyira kuri post agashyiraho ngo Riderman enda ndi umurapa nikundira rap ni concert ya Bruce Melody se ariko nje kwirebera Bruce Riderman niyo mpamvu nawe post yagendaga buri kanya postinga Riderman will be there Christopher ureba ama post yagiye postinga nk'inshuro nka 50 buri umwe so bivuga ngo abashatse gufata babantu bose abafana ba Bruce abafana ba Riderman abafana bandi noneho Mbonyi we niyo hazi undi muntu ntabwo amushyiraho bivuga ngo ngewe umuntu wese uje hariya azanywe na Mbonyi nubwo hazaho byanga ariko ntabwo ari buririmbe wenyine ariko umuntu buje abaje nta wundazi abajeje kureba Mbonyi bitandukanye rero na Melody ufata posta kuzaho abantu ndagenda nje mpitemo kuko byanga ariko nane bamishyize kuri poste ndajya kumureba biratandukanye rero ni concert ye ariko irimo abahanzi benshi kandi noneho bamazina bro izo ni factor watangaga zo kuba Mbonyi ari on top so icyo nakubwiraga nakubwiraga ngo Mbonyi ari on top kandi no mu gospel so ngaruka kuri Meddy twavugaga Meddy nashaka kuvuga ati mfite fame muri Sekira ariko so wahindura aba bantu bankundaga bo hari igice kinini gita kigenda yego ariko nanone nzi kuririmba nagiye nkora n'indirimbo za gospel ngakorera Imana ariko no gukorera amafaranga agativuga ati ko Mbonyi yakorera ko mbona bikunda ngiye wajya muri uyu murongo we nanjye nkinjira muri uyu murongo akica inyoni ebyiri akabatereka mpindura abantu bankundaga n'ubundi bazakomeza kunkunda niyo mpamvu agenda akora karimbo kamwe kutamwa kareba uko kamera akabona abantu ni ya target yavuze ko ibihumbi ngire ngo 100 azahesha gakiza ngire ngo binyuze mu ndirimbo akavuga ati ngiye abo bantu bankundaga ngiye kubahindura mbajyane muri gospel kuko ntabwo aretse music ahubwo agiye gufata ya fame ye kwa kunda ririmba abahindure babantu abashyire muri gospel so akabakoze ni business still cyari muri business ariko nanone ari muri wa murongo we wo kwati yenda hari
icyo nshaka gukora ari gutunganya ubuzima bwanjye n'iki amafaranga ukayabona n'ibindi bikagira kuko twamaze kubona ko amafaranga no muri gospel arimo kuko nibo uyu munsi tuvuga ngo mu bahanzi bafite amafaranga ari mu myanya y'imbere tuvuga ngo n'umuntu akoze gospel yabona amafaranga yego urumva izo ni facts zigaragaza ko ko byagenda kose na gospel ariko nubwo abantu nyine babivuga ko gospel kenshi nta mafaranga abamo ibitaramo bimwe na bimwe ariko ni none se ubu ngubu wavuga ngo ni rihe rushanwa rikomeye riri mu nta rushanwa ariko buriya waruzi ko abantu baba gospel ashaka kuguhamagara nk'umuntu kwikundira kabati yo nanimo numva indirimbo yawe ati nukuri fata amadolari 300 ati none se uribaza ko nk'ubu ngubu umuntu wo muri dispose melody Swemu avuga ko ari number 1 top record nawe bivuge ko ariko bimeze so uyu munsi avuze ngo nabuze amafaranga n'urugero nabuze amafaranga yo gukora indirimbo narayanditse ariko nabuze amafaranga yo kujya muri studio no gukora video ati mu nteranirize n'urugero akabishyira kuri post ashaka kutabona abantu benshi bamuteraniriza ashaka kutababona kubera ko ari abasekira nyine bisekira nyine bakunda ibira ariko buriya nka Mbonyi cyangwa abandi babahanze yavuze ati sha nabuze amafaranga yo gukora akaririmbo wabona amamiliyoni abona ati kora indirimbo so bivuga ngo abantu bo muri gospel bagukunda nyine rwa rukundo kako nyine Imana buri ibintu by'Imana hari ukuntu byijyana bro hari ukuntu byijyana usanga ibintu by'Imana ntabwo bigira ibyo by'amarushanwa n'iki ariko nyine ukuntu n'amafaranga bagenda babona n'iki hari ukuntu babisengeye babisengeye tuva kuri ako kantu reka ngwe koti y'umuntu ejo numvise icyegeranyo cyavuga ati kubera ko wakoze kuri abo bahanzi babiri Melody na Israel Mbonyi aravuga ati abo bahanzi bombi Melody ararusha mugenzi we Fame mu gihugu hano mu Rwanda atundi nawe ari international kuruta Melody ugereranyije Israel Mbonyi na Melody afite nindi ufite Fame mu gihugu Melody ari aravibinga kuruta afite Fame kuruta Mbonyi ariko wagera hanze uramba muri Kenya muri Tanzania by the way nabonye asuhuza n'abantu muri Tanzania ashiraho ni drapo yabo bivuga ko birashoboka urumva Uganda bakavuga bati Israel ari imbere atariko imbere mu gihugu Melody aracafite umwanya wa mbere ubwo bade benefit impamvu nuko indirimbo za Melody arizo zicurangwa cyane ntabwo rwangwa mu rushabi yaba abamukunda ari benshi akabakora concert nyine tukabona ahantu ho hakubise huzuye ariko nta concert akora nyine ngo tubone ari bya danje impamvu nukubera iki nukora ko indirimbo za sekira zigenda cyane kuruta za gospel kubera ko indirimbo za sekira mu kabari bazicurangwa baza kwamamaza n'ibiki bacuranga indirimbo nese wabugiye kwamamaza suppose nka kuri score yaje cyangwa MCN yaje kuvuga ikintu gishyashya ngo icuranga indirimbo za gospel nyine nizo zishyira sekira nishyira abantu muri muntu so izo ndirimbo zigenda viral cyane kuruta za gospel ariko si kuvuga ngo ni ukunzwe kuko yabakunzwe akabakora concert nyine tukabona hakubise huzuye zirazwe indirimbo ze kubera ko abantu bazumva nyine cyane ariko ntabwo ari ngo ufite Fame nge ntabukanye Fame no kuba indirimbo zawe zumvwa cyane niba zumvwa cyane ubwo ntibivuze nyine ko abazumva ari benshi bazumva ari benshi ariko hari n'abazumva batabishaka hari umuntu none se ubu MCN yaje iri kwamamaza yenda ati make iri mu mujyi ntange guca mu mujyi se ndahaca kandi mbyumve ntabishaka kuko nyine iri kuzicuranga ndahaca nibiri butuma utazumva ntago ndazumva nyine kandi ntanabishaka kuzumva uyu munsi indirimbo nshasha ya Melody nabonye abantu kuri Instagram no kuri Space cyane bavuga bati website ziragakora ati dejour gute 2 days miliyoni gute atubwo ama screenshot website biki Melody ibintu byo kugura ni ibintu amaze kugira Melody kuva yafatana n'umuntu witwa Harmonize nawe mu bintu byo kugura views no musaza muri ibyo bintu so ibyo bintu amaze kubigira impamvu rega n'ikintu kibigira Melody rega yo indirimbo zinazamuka bara n'abasabu barazamuka
ariko channel ya Melody ku 600 hamaze ngira ngo n'imyaka 2 igiye gushira biko 600 yanze kugenda rwose. So ikindi iri ndirimbo urumva Melody reka mbivuge gutya Melody ko harimo umuhanzi wundi uri inde bien se yes bien none se Kenya koko ushatse kumbwira ko views ni none se ntabwo afite indi ndirimbo amaze gukorera ndirimbo iyo foto hari haciye indi minsi 2 akoranye indirimbo n'umukobwa witwa Nadia Mukami nayo yari maze gusohoka yo irajyo tuvuganira cyari ku 300 no se wese umunyakenya sumu superstar muri Kenya ariko kuri ya mutipe nyine usanga ari ukunzwe cyane oya ni ibintu byo kureka mbwire Melody yagiye kuri pressure kuva yavuga ngo bahungu n'abanebwa avuga Medina na Ben yashatse guprovingira abantu ko akora nyine kwa provingira rero bigushyira mu buzima nyine buri kuri pressure ugakobaho mu buzima buri kuri pressure ikindi bukaba muri fake life yaranabirimbye ngira ngo mu ndirimbo yitwa ngo hands up ngo living a fake life urumva abaho fake life Melody yabanje gufakinga ikintu cyitwa ngo ni contract ya $1 billion ya indi ngo ya gucuruza sinzi ngo ni ari ubunyobwa ibintu nk'ibyo by'imboga ari faking Melody afakinga kuvuga ngo agiye kugura Brabus ya $700,000 akora nagaragaye ariko ya Brabus ntago ari $700,000 arayifite Brabus ni Brabus ariko si ya $700,000 Melody afakinga aba followers ba Instagram uyu munsi afite 1.2 arabakura Melody agera ku rwego rwo kugura views rero bijyana no kugira ngo yereke abantu approvingira abantu koko ari munyakazi bigatuma agura ama views ko yabanje gukora ikintu cya mbere cyo kuvuga ngo ashyiramo karaka post ka Beni kako gukurura agashanga kugira ngo yenda abantu bakavuga iki nta kintu cya danger byo byongereye ariko nanone icyo kugura views icyo ntabwo ntagihakana ntago pe ntagihakana kubera ko niba indirimbo irandirimbo pe mujye muzome Melody asanzwe akora numvise tetari ya danger numvise amaho senda shakwa kumva indirimbo ubwiza bwayo ntabwo ngiye ntago yandyoheye cyane nk'izindi pe ntabwo yandyoheye cyane ariko ikintu cyo kugura views kirahari kugeza ubwo mu mapost nagiye mbona koko nge nicyo kiganiro ngeze gikora n'umwaka ushize ndavuga ngo hari igihe kizagera umuntu witwa Karumba Coach Gael akikura muri ya business kuko impamvu nta nyungu nge mbona kura kuri Melody ni nabyo byageze ku rwego amubwira ati rero ibintu byo kujya gukorera video hanze bihagarare kandi yari yakoreye nyuma ya Nigeria yahise abihagarika na Melody bwe mu kiganiro yavuze uko abivuga aravuga ngo twahagaritse kuza tujya gukora video hanze ngo kora ko nubundi ngo nta visit Rwanda dushyiramo ngo ahubwo ngo tuzikora hano ngo abo bantu ngo tujya kure barango bubaze kora ko urumva bagiye hariye muri la video akoresha imodoka y'abandi ngira ngo babishuje $50,000 bavuga ko iriya video iri muri video zihenze indirimbo amaze gukora rero biriya bintu nta kintu byinjiriza coach erega tuje tureba manager yungukira he ku muhanzi one yungukira kuri concert nyine concert bakamwishyura mu bitaramo kabiri ku ma contract agenda n'abantu ba advertisinga mbwa tumuhanze wawe tushaka kumushyira kuri post n'iki gatatu yenda nuko nguko abantu bacuruza ku ma Spotify n'ibiki YouTube ntabwo uri mu rubuga rwishyura abahanzi bya danger kuko rebye nk'abahanzi ba Nigeria usanga benshi n'ibintu bya YouTube batabigira usanga babikoresha Spotify cyane bibishyura cyane kurenza YouTube nk'aba Kid bandi ba Davido ntabwo bavuga amafaranga bayakura kuri YouTube noneho icyambere YouTube ntabwo iri kubahemba ku rwego rwiza kuko niyo ufite miliyoni 2 none se video bayishoye miliyoni 50 icyakabiri Melody aherutse concert yihe ubu ngo bari muri ziraza zo kuzunguruka Melody aherutse ihe collabo ya Danger uvuge ngo baramwishyura yenda tuvuge ko nko kuri yandirimbo iyo foto Melody niwe washatse bien kubera ko indirimbo ni ya Melody yenda kwa Nadia Mukami ni Nadia wamushatse ni sawa ariko nanone se yamuhayanga Melody ntaheruka concert
uretse nyine utura kuzunguruka twa MTN n'iki n'iki none urambwira ko niba dufate byibura nk'iyo video imwe Melody urumva amafaranga urumva bafasha ama trip urebe nk'amafaranga batakaje ku ndirimbo yitwa ngo When She's Around Remix ari na amafaranga byonyine iriya projet yonyine ntekereza ko no kuvigiye Melody yakoreye atari yageza mu cyakabiri cy'amafaranga bashoye kuri la projet nese ubwo urumva Coach Gaël nk'umuntu uvuga ngo yigisha business urumva azakomeza guhomba ariko business y'umuziki ni business iri continuer ko ikomeza ntabwo ari kuvuga ngo indirimbo irasohotse inyungu indi irasohotse inyungu donc ntabwo ari inyungu abantu baraza bakirukanga Badrama ntiyaje agashora muri ba Marina agashora akazi kubaka studio ya Dema n'iki n'iki ku rwego ubu ngubu Coach Gaël agezeho Coach Gaël cyambere yafashe umuntu uri munini yes Melody nima mungira ngo ibi bintu bigoye kuri Coach Gaël nukwera ko ntabwo yigeze zamura Melody ashobora kumubwira ati ngewe rero tufaranga twa urugero twa MTN na muzine n'iki ati reka ntuzane Melody akamubwira ati n'ubundi tungutu niyo tutaba turi kumwe n'ubundi kikirakane kuba ngifite kandi kuko ari kuba gifite ntago agifite kura ko ari kumwe na coach uravuga ko tamuzamuye gutubwo kuri urumva ikintu public yo mu Rwanda Melody yarasanzwe ayifite kandi ko kubana bona ati nge nari nsanzwe ifite public yanjye je rero twayiguma yari umuhanzi umunini yari umuhanzi uri imbere ngira ngo nicyo yavuga ngo abatipe n'abanebwe yarari ntabwo arahura na coach yari yego ikintu yagomba kumufasha ni kumukorera amakora international ako niko kazi yaragiye kumushora mu mafaranga which is banakoze zose zigaflopinga debyo bakoranye na Inosb yego yaraflopinze urebiza bakoranye na ba Harmonize zaraflopinze urebeye When She's Around ya Shaggy na mfata ko yaflopinze gute yaflopinze none se reka nkubaze indirimbo uko twumvaga igomba kuzaba imeze ubu munsi yahagaze miliyoni 6,900 views yego fata indirimbo yitwa ngo Bana ya Chrissy na Shafi irwagara muri miliyoni 10 na zingahe fata indirimbo bita ngo ya Bruce Melody na Element nande iriho hafi miliyoni 20 full date nuwa ngo za views yazibona atanatanze ayo mafaranga noneho buretse izo views buretse nabo icyo ni cyambere icya kabiri uravuga ngo yagiye ngo yakoze amatuwa muri Amerika n'iki n'amaradiyo uyu munsi se Melody nakore concert hariya hanyuma se ubwo ngubwo yataza gukorana Shaggy biciye muri Coach Gaël ubwo yari kuba yarakoze ari amatuwa nyine nibyo ndi kukubwira Coach Gaël nibyo ndi kubwira ngo Coach Gaël ari kubimukorera ni sawa ariko Coach Gaël nta kintu ari kugeninga ari kuruzinga bo ibyo akazi ka Coach Gaël ari kugakora pe ari kugakora ndetse neza ariko ari kuruzinga niyo mpamvu ngura ngo bizageraho kuko ushaka gukora business umwaka umwe bitatu kuko Coach Gaël ntago yaje ntago yarafite Melody ntabwo ari business so nibikoze business umwaka umwe flopinga wa kabiri gatatu initani 15 20 ashobora kwicara ukigisha inama ukavuga ati ariko se kombone ibintu kugira ikindi Coach Gaël nawe yarakeneye kuri Melody yashaka ko ibikorwa bye just izina rye nawe ziri bya coach rizamuka yenda n'ibikorwa azajya akora bigahita bigira already babantu mu Rwanda bamaze kumumenya ashaka kuzagira akavuga ati rero ikintu wagushaka umusaza narakibonye ariko mijyanye na business ndabona hari ukuntu bitari kugenda fresh reka tube tugize gutyo ntabwo ashaka kuvuga ati ndicara Mombasa kandi koko ari guhomba twe tureka kubicisha ku ruhande ari guhomba none kuri kuvuga ngo bakoze tuwa mu buryo bwa business bungutse iki fame iyihe muri Amerika ariko bahise none se umuntu kumenyekana egare kugetinga wenda amafaranga cyangwa se kurema connection yego connection none kuvuga ngo iyo connection bakoze muri iyo Morning America muri kuri radio ko haje haba ibintu bitwa ngo na afro bijya bibera muri Amerika ba Detroit ahantu bitaza Detroit niki ba Diamond nibirirwayo bande bose ntibirirwayo erega ari ikintu cyambere uyu munsi ngewe nishyuye amafaranga ngo nje kuri RBA nkora ikiganiro bakimpa ni mu buryo bwa publicity ariko none bitandukanye no kuvuga ngo RBA byageze ku rwego ngewe impamagara ati none ngo nukora ikiganiro aba bandi batipe bari ku rwego rw'uko icyo kiganiro kibahamagara ariko nawe cyaramuhamagaye ntago cyamuhamagara
cyamamagaye ikiganiro cya none se ubwo kubera Shaggy yewe ariko Shaggy none se wowe reka mubaze Mabo uri umuntu utoranya korabo watoranya Shaggy mu bantu bamwakorana korabo muri Amerika watoranya Shaggy ntago wavuga ngo mu bantu ushaka bose ariko uvuga ko korabo ya Shaggy nayo atari mbi oya nta kintu cya danger yongereye ntacyo pe Shaggy n'umusaza Shaggy mu minsi ya mbere yaratwikaga ariko ubu Shaggy rwose byaramurangiranye tuvugisha man iriya amafaranga baretse mubwire ariya amafaranga bashoye muri Shaggy yo yafata bakaha umuntu w'umunyafrika bakaha Obo bakaha Bana bakaha even na Diamond man nibwo bari kuba bari mu reka kandi barabigira Inosbi ari amafaranga bahaye ntuza se Diamond ari kuyanga bavuga ko muri Afrika bagerageje Inosbi korabo zindafite urumva nka korabo ya Melody sorry ya Diamond korabo y'abandi batanzania afite Zahara twitse cyane nyine muri ko niyo mpamvu ngira ngo niba banagira bashaka bashora ahantu hatari sawa ntabwo ari gutekereza gushora kuri Inosbi ko Inosbi mbere ya Diamond ayo mafaranga bari kwateranya bakayaha umusaza bakayaha Diamond cyangwa bakayaha bano batipe nyine bafite amazina akangarana muri Afrika ayo mafaranga bahaye Shaggy bari kuyamo kandi iyo collab yari kuba successfully kurenza ibindi kurenza iri arabahaye Shaggy so ni kwa kunuvuga ngo uri mu Rwanda yenda wafatishije East Africa ntwari fatishije tuvuga ngo reka ndiruka nkenge muri Amerika banze ufatishe byibura East Africa ariko ubanze Chris ubanze ku banyarwanda benda rimwe na rimwe bigora mise nibuka korabo n'ubundi ya Medina ya The Ben na Diamond yabaye se yarabaye hanyuma yabaye successful ariko nje ku bwanjye yabaye successful none se indirimbo irahagaze imeze fresh none se iri muri playlist ya ndirimbo yari yande ira ndirimbo ninde wasabye undi korabo of course ni Ben yakagombye kuba ari ya Ben ariko yarabisobanuye ni ya Ben ko impamvu itari kuri platform za Ben yarabisobanura avuga ko impamvu atashyize kuri chaîne ye icyambere no kubera ko yaramaze igihe adakora chaîne ye yari dormant yenda icya kabiri nuko abonaga ko nayishyira kuri chaîne ya Diamond agiye gufata ya public abantu ba Diamond just ari gwigenda cyane kuruta uko yabiri kuri chaîne so baramubaza se ubwo amafaranga yayo aravuga ati ibyo narabiretse nyine ariko cyo nashakaga nuko indirimbo iba successful ikajya kuri platform nini kandi ko kuri platform yura mu ngo nini so nicyo we yahisemo kandi ko ibyo yahisemo byaragize arakongera ngo nyuma y'iyo ndirimbo hari indirimbo se Ben uretse mbese tugeze mu gihe amakonsera aheruka yabiyo mu Burundi yabiza za Uganda za Ben yagiye akora no kubera ko yazikoze kubera iyo ndirimbo waye nta yindi yaherukaga ariko none iriya ndirimbo ya Melody kuva yayikora niye byibura konsera amazina umwaka nujye gushe niye konsera bamuhamagara ati noneho iyo ndirimbo byibura nyine ufite bagage ngo ino duteme umuzigo ariko byageze ku rwego iyo ndirimbo yamujyanye mu ngira ngo mu Burundi bamuhafi ngo miliyoni nyinshi cyane kubera juste iyo korabo nyine Okay, hanyuma uyu munsi Ben nawe nabonye ari guteguza indirimbo ye already nabonye n'abantu bavuga bati arimo kuduteza abantu kariya Kadidix yashyizeho ntago byari ngombwa yari guhita twihera original video nta bintu byinshi ariko nyine umuntu aba afite uburyo apanga ibintu ariko ntekereza ko ubu ngubu uburyo uri kubibona Melody na Ben n'abantu ngire ngo Ben nawe navuga ko ubu ngubu akwibona gute hari akantu karimo gasa ni na competition cyangwa ntago bari ku rwego rimwe nta bagakwiye gukompeta shangiye mbona Melody azi kuririmba na Ben azi kuririmba ariko Melody nanone ntagaragera ku rwego rwa Ben ako si ubwo wazahera ku rwego rwo munsi y'abandi ntago aragera ku rwego rwa Ben impamvu gusa nabona umuhanga Melody azi kuririmba naranakora pe uravuga kumugeraho ku rwego kuririmba mu rwego rwo kuririmba no ku rwego rwa fame niki
ariko nanone Ben impamvu nanone Ben nuko adakora ariko Ben akora nkuko Melody akora sha Melody cyamubirana cyamubirana pe niba tuwa comparinga kandi Melody ashobora kubita Ben ashobora kubita imyaka 2 adakoze ikintu Melody ashobora mu mezi 3 indirimbo sinzi niki urumva Melody ari ukuntu agize kandi Melody namamaza cyane sinzi amacana bayazungurutse n'iki ariko kuzabona interview ya Ben babigoye so akora nkuko Melody akora shavya bari Melody nyine agira ariko kugeza kuri iyi saha nyembona nyine Melody atarajya ku rwego rwa Ben gusa Ben akomeje gutya uko akora Melody yazamurenga ariko nabo bombi bagahuriza ku kintu kivuga ngo views na ma website n'ibintu byabo ati no kuba chano ati indirimbo bayigize ibibazo Ben igihe ntekereza ko atagura ahubwo Ben ashobora kubakoresha udutrick two gutuma video wenda gira video yagiye ngo bayikuyeho ngo bayigize gute kora ko nk'iriya video bari bakuyeho ngo sikosa iriya company yitwa RPM bivuga ko ari yo taking down ariko iyo company sinzi ngo byababariraga sinzi n'ibiki ariko iyo company uzareba muri ndirimbo ni Forever yakorewe umugore we irimo juste barakoranye iyo ndirimbo nayo wibuke Forever ko yigeze kuvaho ariko byari byavuze ko ari umuntu wa drone ariko se RPM none iyo RPM bigaragara ko ari ubwo muri production yagize mu ruhare muri ndirimbo kuko bayishyizemo mu bantu bafatanje production none iyo RPM yafashe Ben gusohora indirimbo no yatekinze down indirimbo ya The Ben sikoze bishatse kuvuga ngo Ben babonye indirimbo yenda itari kwihuta nko bavuga ati indirimbo yenda yavugwaga reka tuba twisubije nyuma gatoya twongeye twigana Ben utwo tuntu tugirotse ko atari n'utuntu umuntu w'umustar imana ariko iyo ni ibintu se bitari kugenda neza bapariki ukora two ngutwo Ben arihagije ku buryo ikintu cye cyarebwa man atiri watwika no kuri uyu munsi akoze concert yakuzuza arena oya ntabwo yayuzuza ni cyaka Melody ikoze bwo yayuzuza Melody yo banzana ni cyaka 2 kadutuje kuko amakuru mfite nuko hari uri gutegura vuba gukora igitaramo muri arena yego babyita guseba wabonye byabereye azajya muri Camp Kigali naho se yahuzuza seba ayifatije yenda abantu bagira gusa uyu munsi Melody ateguye igitaramo na Ben agategura igitaramo aho abantu bajya ari benshi ni kwa Ben sure kora ko impamvu Melody abantu urumva ejo ndi arimo kuzungurukana na muzehe abantu nyine baramubonye kenshi ku stage uyu munsi ari kuzungurukana na juste nyine abantu barakumubona cyane nta matsiko ariko Ben ntago abantu bari kumubona si juste bagiye no kwibutsa turebe uyu munsi nibo bajya ari benshi ariko abantu ntago bahirutse kumubona icyo nacyo numvise tunasoza numvise abantu babivugaho bati impamvu nyine Ben atahawe umwanya muri MTN nuko nta bikorwa oya nuko nta bikorwa none ko atari iriya proposal yarayanze uri sure se yego ndishuwa ibyo ndishuwa cyayanze amafaranga byarayanze nangahe se baba biriya man uribaza ko biriya no gutesha agaciro abahanzi uzima bari gutesha agaciro abahanzi umuhanzi kumuzungurukana umujyanye Bugesera ku buntu si byose wamuhembye nibyo aya uri kuyafata MTN cyangwa se bamushyomba bari gufata amafaranga yabo wa muhanzi wazanye ku buntu abantu bamuzuyeho nejo bundi baramuzungurukanye we azagaruka ubwe aje kunyishyuza mu amafaranga kandi bamunzanira ku buntu ndavuga ati wowe tegereza MTN ndaje kugarura hano nta mafaranga naguha birano gutesha agacira projeza nuwango wowe uri kwikiza ariko uri kwishurwa yego uri kwishyurwa ariko abahanzi n'ikintu batareba ni ya mafaranga aza ko kanya ariko kwicira ibintu byawe binini none se ubundi yari afite kujya gutegura igitaramo ryari Nyamasheke kubera cyatabikora none se ninde muhanzi bwira umuhanzi ubu ngubu bigeze wakoze tuba muri iyi myaka agakorera igitaramo wenda nko muri sale ya Nyamasheke agataramira abantu ba Nyamasheke ku giti cye
nuko ntawe urabitegura ariko bikoze byaba successful nyine ariko ntawe urabikora ariko niyo mpamvu nyine nkubwira ngo ba bantu uri kuba bashyira ku buntu ngewe namenyereye ko yenda buri mwaka MTN banzanira Melody mu mwaka uzaba bakoze indirimbo 2-3 sibyo se narakubonye umwaka washize utarakora izo ndirimbo 3 izo zindi ufite ntabwo uzaza ngo unyishyuze nzavuga ati nubundi MTN iraje kungarurira nongere nkurebe icyo gihe projet zawe nuzitegura wishyuza abantu ntabwo bazaza icyambere baza barakubonye ubazunguruka impanda niki icyakabiri bakuboneye ubuntu uzagira ngo ngwino wishyura 10,000 wishyura 15,000 ndetse uzayishyura mu gateje ngo MTN kije kungarurire hano ubwo we muri make nta nyungu abahanzi babifitemo mu buryo bw'amafaranga barayibona kuko wenda hari n'abahanzi barimo badashobora kwitegura concert yabo ariko ku rundi ruhande no kubicira ahazaza. Okay. Reka ngushimire cyane ndakeka twasoza ngushimira cyane wakoze ku bitekerezo usangije abadukurikiye kuri Cam TV Rwanda ndagushimiye cyane Chris ndetse nabandi bose twari kumwe guhera ku musozo w'ikiganiro mwakoze cyane turabashimira ijambo rya nyuma wenda tusoza nkomeza nshimira abantu twagiye tubana from day one bagiye batubera abantu beza cyane bagiye batuba hafi umunsi tugeze ku subscribe 42,500 urugendo rwacyari runini dutegereje ko award kugira ngo tugafate mu by'ukuri ndakomeza mbashimira mukomeze musharinga ibiganiro byacu turebe ko natwe twabona ko award tukakamanika mu nzu turabashimiye mwakoze cyane.